Welcome back wowe ugarutse kumva ibiganiro byiza nk'ibi ngibi biharanira impinduka mu buzima bwawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo y'ukuri cyangwa ngiye kuguhereza amagambo y'ukuri mu buzima bwawe ugomba kuzirikana, ugomba kubana nayo kugira ngo amarangamutima yawe utazigera uyababaza cyangwa utazigera usaba isi ibintu biruta iby'itanga. Utazaba uhagaze mu butayu ugatangira gusaba yuko cyangwa ugatangira kubagarayo imbuto yawe utegereje ko yera. Niba uteze amatwi iki kiganiro, nakwibutsaga kuteza amatwi ikiganiro isi y'abagabo. Reba hasi nimba warakoze subscribe, ubundi twigendere. Nk'uko dusanzwe tubiganira mu biganiro byose byatambutse yuko kugira ngo ubuzima bwawe bugeremo impinduka, ari uko usabwa kubanza kwimenya wowe ubwawe, usabwa kubanza kwibwiza ukuri imbere cyangwa se kwibwiza ukuri wowe ubwawe. Ni nako no ku isi bimeze. Kugira ngo ubuzima bwawe buhoremo impinduka, nuko ubuze ukuri ku bintu bibera muri iyi si, nuko ubuze ukuri ku bantu mubana muri iyi si, kugira ngo mubashe kubana neza cyangwa se kugira ngo nawe ubwawe utaba distracted mu marangamutima. Niyo mpamvu nanjye nafashe umwanya nkavuga nti uwategura ikiganiro nk'iki ngiki tukaganira ku kuri cyangwa se ku bintu by'ukuri biba muri iyi si abantu benshi dukunda kwirengagiza kandi tubizi yuko ariko biri cyangwa se tudakunda kwitaho. Hari n'igihe wowe waba utajya ubyirengagiza ahubwo ari uko utajya ubyitaho. Reka duhere ku cyambere. Iki kiganiro gishobora kuza mu episode atandukanye, niyo mpamvu kuri buri thumbnail cyangwa buri cover y'ikiganiro yose nzajya nandikaho chapter 1, chapter 2, chapter 3 bitewe n'uri kumva ikiganiro. Uzajya uvuga ati wibaza niba wararebye chapter 1 ubundi ubone gukurikira chapter 2. Iki kiganiro kiri buze kuza mu maseri kugira ngo kitaba kirekire kikazarambirana cyangwa kikaba kirekire wewe ukacyumva iminsi myinshi ariko ugajya usanga uza wibagiwe aho wari watangiriye. Reka turebe yuko twagihinamo nk'iminota 10 kugira ngo nawe uri kubyumva bikorohere. Reka dutangire twihuse ku ikubitiro. Turahasanga ijambo cyangwa ukuri kwa mbere kukubwira ko abantu benshi muri iyi si ukunda batazigera bagukunda nk'uko wowe ubakunda. Wowe uzabakunda cyane cyangwa wowe bagukunde cyane. Ntabwo bishoboka ko uzigera ukunda abantu muri iyi si nk'uko ngo bakwitura urukundo nawe ubakunda. Oya, ibi ngibi byo banza ubizirikane, banza ugendane nabyo. Icya kabiri, igihe niyo currency yonyine utabasha kongera gukorera. Nabuze uburyo iri jambo ndivuga mu Kinyarwanda. Ubundi abantu benshi dukunda kumva currency tukabyitiranya ngo n'amafaranga, ariko amafaranga nayo namwe muri currency. Ubundi dolari ni currency, amayero ni currency, n'amafaranga ni currency. Rero izo currencies zose wazikorera ukongera ukazibona. Ushobora kuba ufite amayero 100 ukaba wakongera wayatakaza ukongera ukayisubiza, ukongera ukayakorera ukayatunga. Ushobora kuba waba ufite amadolari 1000 ukayatakaza ukongera ukayakorera ariko ukongera ukayisubiza. Ariko igihe iyo wamaje kugitakaza, brother cyangwa sister, no return, ntago igihe kigaruka. Niyo mpamvu iri jambo ugomba kurizirikana yuko igihe ariyo currency yonyine utabasha kugarura mu buzima bwawe cyangwa utabasha kongera gukorera, kandi ni nayo currency ihenze ufite mu buzima bwawe. Rero yishore neza, ntuyiwestinge, ntushore igihe cyawe mu bitagufitiye umumaro, ntushore igihe cyawe mu bidatuma ukura mu bitekerereze, ukura mu byiyumvo, ndetse ukura no mu buryo bwo kurera, mu buryo bwo kurera amafaranga yawe, mu buryo bwo kurera imari yawe. Reka twikomereze. Icya gatatu usabwa kuzirikana, icya gatatu ugomba kugendana mu mutwe wawe, nuko success izagusaba guhomba inshuti mutari mu rugendo rumwe. Ibi bintu byumve neza. Igihe cyose uzaba uri kugera kuri success cyangwa uzaba ufite ibintu uri kugenda ugeraho by'impinduka mu buzima bwawe, bizagusaba guhomba izo nshuti mutari mu mujyi umwe, izo nshuti mutari mu rugendo rusa. Dore uko bizakugendekera, cyangwa niba wowe waratangiye kugenda ukandagira muri success yawe, ndumva abo babanzi waratangiye kubabona. Ubundi mbere yuko utangira guharanira impinduka mu buzima bwawe, mbere yuko utangira kumva ibi biganiro, hari ubuzima wari ubayemo, hari umurongo ubuzima bwawe bwari bufite.
amafaranga yawe yo muri weekend wakundaga kujya kuyaspendinga n'inshuti zawe munywa byeri, amafaranga yawe yo muri weekend cyangwa amafaranga yawe bahoraga bagushuka ukumva yuko ugomba kujya kuyaspendinga mu myambaro, mu tuntu tugezweho, mu new iPhones, ugomba kuyaspendinga ku haircut ahenze. Mbega wowe n'ikigare wabarizwagamo mwashukanaga mu maraha, mwahoraga mwiraha. Ariko kubera ko watangiye guharanira impinduka mu buzima bwawe, kubera ko wabaye umuntu ufite intego mu buzima bwawe, izo nshuti zose zitari guharanira gukura, izo nshuti zose zitari guharanira impinduka mu buzima bwazo, bro, iyo zikurebye zibona uri umugome, iyo zikurebye zibona uri igisambo, kubera ko zitari ku rugendo rusa nk'urwawe, zigufitiye ishyari, niba atari n'ishyari ntibakikwibonamo. Ibi ngibi byo ubizirikane kugira ngo nubibona cyangwa nibikubaho ntibizagutungure, cyangwa se niba biri kukubaho ukaba uri kumva iki kiganiro biri kukubaho, brother cyangwa sister, no need of worries. Reka twikomereze, ndumva ibyo ngibyo byumvikanye. Iteka ryose abantu bazahora bakuvugaho, iteka ryose abantu bazahora bagushidikanyaho, bakuvugaho amagambo meza cyangwa mabi, wakora cyangwa utakora. Niyo mpamvu icyo usabwa ari ugukora igikwiye. Hari abantu batinya kuvugwa, ukumva umuntu yumva ko adashaka kuvugwa, ukumva umuntu ntago anezezwa no kumva abandi bantu bamuvuga, kabone nubwo baba bari kumuvuga ariko bakoze agatsinda bari kumuvugaho, uba wumva umuntu abaye uncomfortable. Ariko brother cyangwa sister, bitewe n'uteze amatwi iki kiganiro, nakubwiza gukuri ko uzavugwa wabyemera cyangwa wabyanga. Icyo usabwa, reka basi byibuze uzavugwe uri gukora ibikwiye, bakuvuge nabi uri gukora ibikwiye, bakuvuge neza uri gukora ibikwiye. Jya uharanira icyo kintu, ntuzigere wemera yuko abantu bakugiraho ijambo ribi noneho n'ibyo bakuvuzeho birangire bigusohoyeho. Reka twikomereze. Abantu muri kumva iki kiganiro, aka kantu ushobora kuba utajya kugatekerezaho. Iyi si ntago ihemba bakoze cyane, ahubwo iyi si ihemba bazanye resulta nzima, ihemba bagize icyo bageraho. Brother cyangwa sister, bitewe n'unteze amatwi, ibyo wakora byose, uko wavunika kose, nudasucceedinga muri iyi game y'ubuzima ntuzigera ubaho neza. Uko wavunika kose ushaka amafaranga, uko wavunika kose uri guharanira ibyiza mu buzima bwawe, bro cyangwa store, icyo ugomba guharanira nuko resulta zigomba kuza ziri positive. Igihe cyose resulta zizaza ziri negative, uzibare nk'utagize icyo ukora. Brother, grind. Show me, I'm feeling something. None ikiganiro ndi kumva ahangaha kibaye powerful. Wowe genda uharanire ku grindinga paka ubaye successful. Gutsinda ni inshingano zawe, ntago gutsinda ari ibintu ngo bigomba kuza ngo bla 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 bla. Bro, nimba ujya ureba football, nta makipe ngaha akina neza ariko ihembwa ikaba yinjije igitego, yaba yakinnye dirty football, yaba yakinnye te, ihembwa si yatsinze. The same way ni nako ubuzima bumeze. Ubu buzima ububamo neza cyangwa ububanamo umunezero, ububanamo kwishima, nuwabaye successful no matter how hard yakoze. Oya, icyambere tugomba guharanira, icyambere tugomba guhozaho amaso nukuba successful, nuko resulta ziza ziri positive. Reka twikomereze. Ikindi kintu ugomba kuzirikana mu buzima bwawe nuko mu bantu bose muziranye hari abantu bagaruka inyuma kumenya amakuru yawe cyangwa baza kugusuhuza kugira ngo bamaking sure bamenye amakuru yawe niba ukiri munsi yabo. Ahangaha ndavuga mu buryo bw'ubushobozi, mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'iterambere muri rusange. Hari abantu bagaruka inyuma kukuvugisha atari ubushuti, atari urundi rukundo, ahubwo ari ukugira ba making sure ese aracyari hahandi twamusize. So ibi ngibi nabyo nuhura nabyo ntibizegere bigutungura kabisa. Reka twikomereza ahubwo ibintu tunabitindeho. Ndashaka aka kantu kazirikane, amahoro ahenze kurusha success. Abantu bake nibo babasha kuyatunga. Ndashaka iri jambo urizirikane.
ushobora gukora cyane ugatunga amafaranga, nibyo ushobora guharanira ejo hazaza hawe heza uko ubishaka, uko ubitekereza, ukabipulaninga bigakunda, ariko ikintu gitungwa na bake ni amahoro. Rero ikintu cya mbere gihenze ku isi kubona, gihenze ku isi gutunga, ni amahoro. Ni nacyo kintu gitunzwe n'abantu bake muri iyi si. Ibi ngibi nabyo ndashaka ngo bizirikane. Nizere ko ibintu twatangiranye tuganiraho bitigeze biba amasigara cyicaro. Niba bitabaye amasigara cyicaro, reka dukomeze n'ibi ngibi. Ikindi kintu ugomba kuzirikana mu buzima bwawe, utagomba kuzahura nacyo ngo kigutungure, nuko abantu benshi atari bizerwa kuri wowe, ahubwo abantu benshi nabizerwa ku byo bagushakaho. Hari igihe ushobora kuba uri umuboss, ushobora kuba ufite akazi kawe ariko ukaba warashyizemo abakozi ukaba warashyizemo abakozi, ukaba ubareba ukabona bari royo kuri wowe, ukajya ubona bafite guca bugufi imbere yawe. Bro cyangwa sister, ibi ngibi ntibigushuke. Baciye bugufi ku nyungu bagukuraho, nuzibura bazagenda. Ibi ngibi byo bizirikane. Aka ngaka niko gaciro kawe, nawe kagumane. Icyo bamariye kibamarire, ariko nawe ntubagirire impuhwe ku cyo bakumariye, kuko nubagirire impuhwe bobo ku cyo bakumariye ntibakikumarire, they won't stay with you, man. Ibi ngibi byo bizirikane. Niyo mpamvu bagomba gukora party yabo, bagakora ibyo bagomba gukora, nawe ukabasavinga ibyo ugomba kubasavinga. Feel me. Reka twikomereze. Ibi ngibi byo ngiye kukubwira biratangaje. Ese wari ubizi ko wakora ibintu byose neza ariko ugakomeza gutsindwa? Niba nawe uri muri uru rugendo ruharanira impinduka mu buzima bwawe, ibi bihuzahura nabyo. Brother, gutsindwa si ubucucu, gutsindwa si ubugwari, ahubwo ni ibintu bisanzwe. Ibintu byose ushobora kubikora neza, ushobora gukora ibyo ugomba gukora neza, ariko still resulta ntizize ziri positive. Ikintu cyonyine usabwa ni ukugira amayeri menshi yo guhigamo success, cyangwa se yo guhigamo intsinzi. Nimba uburyo bumwe byanze, gerageza n'ubundi buryo. Ntago bisobanuye ko kuba uri gutsindwa ari uko hari ibyo uri gukora nabi. Oya, ibintu byose wabikora neza ariko still ugatsindwa. It's crazy, man. Muri iyi chapitre ya mbere, reka mbabwire ijambo ngiye gusorezaho. Abantu benshi banezezwa cyangwa banezezwa cyane no kukubona uhangayitse, no kukubona uri mu bibazo, kuruta kukubona uri mu munezero cyangwa se uri successful. Ibi ngibi byo uzabizirikane. Abantu benshi uzajya ubona utakira, abantu benshi uzabona ubwira agahinda kawe, uzajya ubona bagutega amatwi ubabaye, bro cyangwa sister. Ibyo ngibyo bagutega amatwi biranabanezeza. Abenshi, ntabwo ari bose, remember, ariko abenshi ibyo ngibyo biranabanezeza ndetse bikanabahuza, kuruta uko muzongera guhura uri kubabwira umunezero wawe, uri kubabwira aho ugejeje urugendo rwawe rwo kuba successful. Abantu benshi nta nubwo banezezwa no gutega izo nkuru amatwi, kuko baba bumva warabataye, warabasize. Unless ku muntu muri mu rugendo rumwe uba urimo uramuprovinga ko ibyo arimo bishoboka. Umuntu muri mu rugendo rumwe uba urimo kumuinspiringa. Ariko iyo uri kubibwira umuntu wese utarimo guharanira impinduka mu buzima bwe, ahubwo uba uri kumutera agahinda, aba ari kubona ahantu ari, akavuga ati koko n'uyu nguyu arancitse, n'uyu nguyu atuvuyemo. Bro, aka kantu kazirikane. Chapitre ya mbere y'iki kiganiro nahangaha tuyihiniye. Ndanezezwa no kukubona ukurikiye chapitre ya kabiri. Jya muri comment section umbwire ngo niteguye guhinduka, cyangwa se wandikemo ngo nanjye niteguye guhinduka. Ibyo ngibyo biri buze kuza kunezeza, biri buze kunyereka ko iki kiganiro hari abo cyagiriye umumaro. Make sure to subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi biharanira impinduka mu buzima bwawe. Ikiganiro n'isi y'abagabo. Ciao ciao.